nagira ngo nongere ngaruke imbere yanyu mbasuhuza twebwe abari ku Bakerubimu TV. Muraza kumbaza ku Bakerubimu mumbaza niba hari agashyashya ngiye kubabwira tugendeye ku byahozeho. Ngira ngo mu minsi ishize twahoze twita ibyahishuwe Line TV. Abenshi muri mwe barambajije barambwira bati ese kubera iki wahinduye ririya zina? Ntabwo twahinduye izina kuko tutarikundaga, nta nubwo twahinduye izina kubera ko ntacyo rivuze. Oya, ibyahishuwe bifite icyo bivuga. Ngira ngo hari n'abantu benshi bambwiye bati rega, iyo twakurikiraga ibiganiro mutanga, twasangaga uko musobanura ibintu, uko mugenda mubitusobanurira, harimo ikintu cyo guhishurirwa. Nibyo, harimo ikintu cyo guhishurirwa. Ariko noneho ikibazo twahuye nacyo cyangwa se duhura nacyo ni uko dushaka rero noneho guhindura imikorere. Imikorere ni gute tuyihinduye? Tugiye kubasaba buri kiganiro muzamureba mujye mugiha abandi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ikiganiro mujya mureba mujye mwibuka gukora kuri ka gatoki kameze gutya cyangwa gacuritse. Ikiganiro mujya mureba mujye mwibuka kugira gute, mujye mwibuka kugira n'ibyo mukivugaho, ariko cyane cyane mugihasangize abandi. Ubwo rero tuje kandi nanone gusabiriza, mujye mwibuka no kugira gute no gukora sabone. Mwe kumbera nka muntu wambwiye ngo ariko aho warereye amafaranga ya YouTube ntabwo uhaga. Nta faranga rya YouTube ndya, nta nubwo ari amafaranga ya YouTube yanzanye hano. Icyanzanye hano ni urukundo n'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Ubwo nagira ngo rero dutangire ikiganiro cy'uyu munsi. Turi bwihute kuko tugiye kuvuga ku Bakerubimu byasaba ibintu byinshi. Abakerubimu ni iki? Iyo dusomye mu ntangiriro 3:24, tubona yuko umuntu amaze kwirukanwa muri Edeni, ni ukuvuga Adamu amaze kwirukanwa muri Edeni, Imana yashyize abakerubimu babiri iburasirazuba kugira ngo barinde Edeni, bafite inkota z'amugi abiri. Ngaho aho tubona abakerubimu bwa mbere muri Bibiliya. Kuba Imana ishyiraho abakerubimu cyangwa se ishyiraho abantu bo kuyirinda, ubwo hari abavuga abakeribu cyangwa se abakerubimu, ubwo biterwa na Bibiliya mu gukoresha, ariko byose ni kimwe. Tubivuze mu gifaransa, ce sont des chérubins. Ubwo igituma Imana ishyiraho abarinda hari ahantu aharinda Edeni, ni ukwibutsa ko ijambo ry'Imana rirarinze. Ntabwo umuntu azapfa kwinjira mu ngoma y'ijuru Imana itamufunguriye, kandi kwinjira mu ngoma y'ijuru nta kindi kikwinjizamo uretse iki? Uretse ijambo ryayo. Ubwo rero nagira ngo dusome, naho turi bugendere. Ndabasomera Izayi umutwe wa 4, ubwo ni ku murongo wa 5 ngere no ku wa 6. Haravuga ngo ahantu hose ho ku musozi wa Siyoni no ku makoraniro yaho azahatwikiriza igicu ku manywa n'umwotsi utera ibishashi by'umuriro mu ijoro. Ikuzo ry'Uhoraho rizabitwikire byose. Ikuzo ry'Uhoraho rizabitwikire byose. Ubwo nk'ihema cyangwa inzu y'ibyatsi itanga igicucu mu minsi y'icyokere, ikaba ubwihisho n'ubwugamo mu gihe cy'imvura n'umuyaga. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana rirarinzwe. Aho riri hose haba hari icyubahiro cy'Imana. Ahari icyubahiro cy'Imana ntihavogerwa, niyo mpamvu haba harinze. Ibi rero biratuma dusubiza ikibazo cyangwa se dusubiza ibibazo byinshi abantu bibaza byo kuvuga ngo kuki ngewe Imana itamvugisha? Kubera iki se usobanura ibyo ngibyo wabikuye hehe? Kubera iki se bariya bavuga gutya twe twavuga kuriya? Nicyo nshaka kugarukaho rero muri aka kanya, ariko mbibutsa yuko abakerubimu nta kindi bashinzwe uretse kurinda ikuzo ry'Imana ahari ihema ry'ibonaniro.
hari abakerubimu mu ngoro aho babikaga ya mabuye abiri, amabuye ariho amategeko y'Imana. Hari abakerubimu hejuru, yewe n'iyo Musa yajyaga kuvugana n'Imana, umwotsi wajyaga hejuru y'abakerubimu kugira ngo abashe kuvugana n'Imana. Ni ukuvuga ngo ntushobora kuvugana n'Imana utanyuze kuri abo bakerubimu. Igihe abakerubimu batarafungura, ntushobora kumva ijwi ry'Imana, ntushobora kuvugana nayo. Iyo dusoma igitabo kivugurura amategeko, umutwe wa 29 umurongo wa 28, batubwira yuko Imana iduha amagambo, amabwiriza, amategeko yayo kugira ngo tubashe kugira gute, tubashe kuyumva no kuyikurikira. Ariko ibyo tubashije kumenya ni ukugira ngo bidutunge cyangwa se bibashe kutugeza imbere. Ibyo tutazi ni ikuzo ry'Imana. Iki kintu nkunda kukibabwira, umunsi umuntu azakubwira yuko yumvisha Imana, yasobanukiwe uburebure n'ubugari bw'Imana, icyo gihe ntabwo azaba ari Imana, azaba ari mugenzi we. Yewe nanavuga ko na mugenzi we adashobora kubasha kumwumva. Kubera iki? Kubera yuko na mugenzi wawe ni mugari kukurusha, ni mugari ku buryo udashobora kumva, udashobora no gusobanukirwa. Ubwo rero ibyo tugenda tumenya umunsi ku munsi bihita bihinduka ibyacu, ni kado, ni impano Imana ibiduhaye. Ariko noneho ibyo tutazamenya cyangwa ibisigaye kumenywa nibyo byinshi. Ngiryo ikuzo ry'Imana, iby'Imana birahishe. Ibyo nanone tubisanga mu Migani 25:2, bakubwira yuko ikuzo ry'Imana rihishe mu bintu, ikuzo ry'Imana irihisha mu bintu. Iyo dusomye mu gitabo cya Yeremiya 33, umutwe wa 33 umurongo wa 3, baratubwira ngo ambaza Uwiteka akubwire ibihishe. Ambaza Imana akubwire ibihishe. Ni ukuvuga yuko hari ibintu bihishe bisaba yuko wambaza Imana, bisaba yuko upfukamira Imana, cyangwa bisaba yuko Imana ikwihishurira. Iyo dusomye nanone muri Matayo 11:25, batubwira ngo iki? Batubwira yuko ibyo bintu yabihishuriye abaciye bugufi. Ibyo bintu ibihishurira abaciye bugufiya, kandi ni uko nguko yo ibishaka. Iki ni ikibazo rero abantu mukunda kwibaza cyangwa kumbaza, kumbwira ngo none se abapasiteri ntibabizi, none se abapadiri ntibabizi. Ndongera nkagusubiza nkakubwira ngo Imana ntiyigwa, Imana irihishura. Imana ntiyigwa, Imana irihishura. Umunsi izahitamo cyangwa se izemera yuko igiye kukwiyereka, ubwo ni uwo munsi nyine. Ariko wowe nta kintu wabikoraho. Ayo wakiga yose, ayo wavuga yose, Imana irihishura, ikihishurira abaciye bugufi. Guca bugufi ntabwo ari ikibazo cya diporome. Ushobora no kugira dogiteri 10 ariko uca bugufi. Nk'uko guca bugufi atari ikibazo cy'ubukene, kuko hari igihe ushobora kuba uri umukene ariko wararenzwe n'ubwirasi n'ubukozi bw'ibibi. Ibyo ntaho bihuriye. Nanone ubwo dusomye mu byahishuwe, habigarukaho kenshi, Nyagasani Yesu Kristo abigarukaho kenshi. Iyo mu byahishuwe 2 niho abivuga cyane, avuga ati umuntu uzakomeza kurwana urwo rugamba, ni ukuvuga urugamba rw'ukwemera, uwo muntu nzamuboha ibuye ry'umweru, muhe izina rishya rizwi nawe wenyine, noneho kandi nzamwiyereka. Ngira ngo kubona ibuye ry'umweru, ibuye wenda tuzabigarukaho mu minsi iri imbere. Ibuye ni ukwemera, ni ukuvuga ngo izaguha ukwemera. Ibuye ry'umweru ni ukuvuga ngo ni ukwemera kutavangiye. Kubera iki? Kubera ko rirera, riraboneka. Nzaguha izina rishya rizwi nawe. Iryo zina rishya uhabwa ni ukwitwa umwana w'Imana, ni ukwakira ubugingo buhoraho, nibwo buhawe izina rishyashya. Kuko amazina dufite nibyo ni nayo, ariko izina rishya uhabwa n'Imana ni ukuyimenya, ni ukuyakira. Ibyo tubisanga mu byahishuwe 2:17. Aya magambo atwereka ko Imana yihishe twagenda tuyasanga henshi henshi cyane. Niyo turebye Izayi 45:15, atubwira ngo Izayi atubwira ngo ndabizi uri Imana yihishe, uri Imana yihishe. Iyo Mana rero yihisha ntabwo itwihisha kubera ko igomba gukina kashi kashi cyangwa kutwihisha, ahubwo ni ukugira ngo irinde ingoma yayo.
ngira ngo na hano ku isi muzi neza ko ntago igisirikare kikubwira amabanga yacyo yose, oya. Hezekiya ntabwo cyaba kikiri igisirikare, n'iyo ngoma kirinze yaba yaguye. Ijambo ry'Imana rero ririnze ingoma y'ijuru, ntabwo dushobora kurikonozamo, ntishobora kurimenya ryose, yaba twebwe yaba ari n'abamarayika, kuko hari umuntu utekereza yuko umunsi yapfuye ngo noneho ngo azabone ikuzo ry'Imana ryose. Ntibishoboka. Ikuzo ry'Imana rirarinze. Umuntu abona iringana n'uko angana, iringana no guca bugufi kwe. Noneho nanone kugira ngo wenda dukomeze muri uyu mujyo, nagira ngo mbabwire yuko iyo Yezu atubwira muri Luka 7:35 atari ko abo bose baciye bugufiya cyangwa se batoya bameze nk'abana babasha kumva amabanga n'ubwenge bw'ijuru. Ibyo byari biturutse ku ki? Byari biturutse hahandi avuga ati abantu b'ubu ngubu bameze, sinzi uko bameze. Yohani Batista yaje atarya atanywa, bati dore umuntu wahanzwe n'amashitani, kuko utarya utanywa nta mashitani yaba agutunze, mbivuge gutyo, uretse ko n'Imana ishobora kugutunga. Noneho Yezu aje arya anywa, batereka da, noneho twabonye umuntu w'urusambo kandi wirirwa asangira n'abantu b'inkozi z'ibibi. Iki ibyo bintu bihishe, ubwo ndagira ngo nkibabwire ni ikihe? Ni uko Yohani Batista ibyo yigisha cyangwa se ibyo aduha ubwabyo bishobora no gutuma tumenya Yezu, bishobora gutuma tumenya ingoma y'ijuru. Ni nayo mpamvu aba akubwira kuri ubwo buryo, akubwira ati yaje arya atarya atanywa, ni ukubwira ko ibyo atanga biri mu rwego rwo hasi, kuko Imana mwibuke yuko ari iki? Ni umugati w'ubuzima. Yezu ni umugati w'ubuzima. Ubwo rero Yezu noneho wisanisha natwe mu kurya aduha uwo mugati w'ubuzima, wisanisha natwe mu kunywa aduha uko kuri k'ubugingo buhoraho, urwo rukundo rw'ubugingo buhoraho. Tumufata uko twiboneye. Kubera iki? Twamenyereye kwirirwa tuzenguruka inyuma y'abantu batubwira ibyabo, batubwira ibyo bifuza, batubwira amarangamutima yacu, kubera ko turi mu kigare tukumva tumerewe neza. Yohani Batista yatubwira kugira ngo twibwire ati dore ntama w'Imana, tukamuca amazi. Yezu yatubwira atubwira ati ni njyewe mugati, ni njyewe bugingo, nawe tukamuca amazi. Ibyo rero nagira ngo turekere aho kwiruka inyuma y'abantu, kwiruka inyuma y'amadini, kwiruka inyuma y'amarangamutima yacu, ahubwo tuze duce bugufi Nyagasani Yezu Kristo atwakire, duce bugufi Nyagasani Yezu atwiyereke. Ubwo rero reka ndangize mbabwira yuko kuba twarafashe abakerubimu ntaho bitandukaniye n'ibyahishuwe. Kubera iki? Ibyahishuwe ni Imana yonyine ihitamo igihe ibiguhera bitewe n'uko ikubona cyangwa bitewe n'ubutumwa ishaka kuguha. Icyo ni icya mbere. Abakerubimu rero bajemo bate? Abakerubimu bazamo kubera yuko ari bo bashinzwe kurinda ijambo ry'Imana. Ni abamarayika bashinzwe kurinda ijambo ry'Imana. Abo bamarayika nibo bafunga cyangwa bagafungura ingoma y'ijuru. Ngira ngo wenda tugenda tubigarukaho, ariko ingoma y'ijuru irafungwa, none igafungwa burundu. Tubisanga muri Geneze, ndumva ari 8:16, niyo atari 7:16. 7:16, Nowe amaze kwinjira mu nkuge, Imana irafunga. Gufunga ni ukuvuga yuko, cyangwa no kutubwira iki? Igihe cyose tutazaba duciye bugufiya, igihe cyose tuzaba tutari mu nzira y'Imana, igihe cyose tuzaba tutari mu muhate w'Imana, ngo tuyambaze tuyishurire ibihishe, duce bugufi, tube nk'abana batoya, kugira ngo twe kuba nk'abari abantu birirwa biruka nyuma y'abariya n'aba ngaba, ibitangaza n'ibindi byose, ngo turashaka Imana. Ingoma y'Imana iri hagati muri twebwe, ingoma y'Imana iri muri twe. Tureke Yezu akure, ijambo rye rikure muri twebwe. Nirimara gukura, nta kibazo, nta kabuza, tuzabasha no kubasha kumubona cyangwa se kubona Nyagasani Yezu Kristo. Ingoma y'ijuru ni uyu munsi, ntabwo ari ejo. Imana utabonye uyu munsi, ntutekereze ko uzayibona ku munsi wuhe, ku munsi w'ejo. Nagira ngo rero Nyagasani Yezu Kristo akomeze atwiyereke, akomeze atwagure, akomeze agendane natwe,
ndabizi ko agendana natwe twabishaka, ndabizi ko agendana natwe niyo tutabishaka. Kubera iki? Kuko umubyeyi ahora mu bana be, kabone n'abo baba barananiranye. Ariko se byadutwara iki duhagurutse tukaba mu bana batananiranye, mu bana bashaka kumva ingoma y'ijuru? Ngwino rero Yezu Kristu uture muri twebwe, wagure urukundo rwacu, wagure ijambo riturimo, wagure imbaraga zacu, bityo tubashe kuvuga duti ni wowe Data, ni wowe Mwana, ni wowe Roho Mutagatifu. Nongere rero kubashimira uburyo mukomeza kubana natwe, kandi muzakomeze mudushyigikire. Uko mudushyigikira nzi ko namwe hari icyo bizabamarira. Ibihe byiza.